kuri uyu munsi nawe urabona igitangaza cy'Uwiteka. Nagira ngo tujye dusoma igitabo cyitwa Kuva, igitabo cya kabiri cya Mose, ibice bibiri, umurongo wa 23 tugeze ku murongo wa 25. Reka dusome mu izina rya Yesu. Twahageze. Reka dusome Kuva ibice bibiri, umurongo wa 23. Twihute cyane. Hashize iminsi myinshi umwami wa Egiputa aratanga, Abisirayeli banihishwa n'uburetwa bakoresha barataka, gutaka batakishwa n'uburetwa kurazamuka kugera ku Mana. Imana yumva umurimo wabo, yibuka isezerano ryayo yasezeranye na Aburahamu na Isaka na Yakobo. Imana ireba Abisirayeli uko bameze. Twese tuvuge amen. Abatabona Kristo tuvuge amen. Kurongera ijambo ry'Imana ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo ibice 27 n'umurongo wa 39. Dusome mu izina rya Yesu. Turasoreza ku murongo wa 44. Turasoma Matayo ibice 27 ku murongo wa 39 dusoreze ku wa 44. Dusome mu izina rya Yesu. Abahisi baramutuka bamuzunguriza imitwe, baravuga bati usenya urusengero ukarwubaka mu minsi 3 ikize. Niba uri umwana w'Imana manuka uve ku musaraba. Abatambyi bakuru, abo nibo bari bahagarariye Imana muri Isirayeli, ndetse n'abanditsi aribo bandikaga ibitabo tujya dusoma. Hanyuma nabo bashinyagura batyo bati yakijije abandi ntabasha kwikiza. Hari umwami w'Abisirayeli namanuka ave ku musaraba, nonaha natwe turamwemera. Yiringira Imana nawe nimukize nonaha. Niba imukunda kuko yavuze ati ni umwana w'Imana. N'abambuzi babambanywe nawe nabo bamutuka batyo. Twese tuvuge amen. Uko byagenze nyine kandi amen arabambere bityo, si byose. Reka dusoreze mu Byahishuwe, igitabo gisoza Byahishuwe Yohana, ariko natwe turabimenyeshwa no kuri uyu munsi. Ibice 20 Ibyahishuwe ibice 20 ku murongo wa mbere. Dusome umurongo wenyine hanyuma dukomeze duhanure uko Imana yadutegetse, kuko Kristo ari we muhanuzi w'ukuri dufite. Dusome ku murongo wa mbere n'uwa kabiri hanyuma n'uwa gatatu. Twihute. Mbona marayika amanuka ava mu ijuru afite urufunguzo rufungura ikuzimu, afite n'umunyururu munini mu ntoki ze. Afata cya kiyoka aricyo ya nzoka ya kera, ariyo mwanzi Satani, akibohera kugira ngo kimare imyaka 1000. Akijugunya ikuzimu, arahakinga, ashyiraho ikimenyetso gifatanya kugira ngo kitongera kurebwa amahanga kugeza iyo myaka 1000 izashirira. Icyakoranishira gikwiriye kubohorerwa kugira ngo kimare igihe gito. Twese amen. Haleluya. Bariya basore batatu bari hano muri korali Rumuri baze hano kugira ngo twese turebe. Umunyarwanda yavuze kugira amaso abwirwa bingahe? Bikeya, ibindi akagira gute? Ibindi akirebera. Batatu hano muri korali Rumuri, batatu muri korali hajyanye mu hejuru mu iwacu imuze hano. Batatu muri korali Naziri, batatu bihuse. Batatu mu bakristo. Dutebuke dukore. Batatu baje? Yes. Mwese murebe mwitegereze. Aba bantu bakize ni hehe? Vuga cyane. Dukomere Imana amashyi. Basore kwitabira ubundi twese duhanura. Intego y'iri jambo iravuga ngo hagati. Hehe? Twese tuvuge ngo hagati. Ni intego y'ijambo uyu munsi Imana iduhaye. Hanyuma nagira ngo mbabwire ikintu cya mbere cy'ingenzi ukwiriye kumenya. Hari ibintu bitatu ukundira Kristo nawe ukwiriye kumukundira by'ingenzi mu buzima, nubwo akora ibintu byinshi kandi tumwizerera byinshi kandi tukamwizerera muri byinshi.
Ijambere rero biriye gukundira Yesu nawe bamugukundisha. Abakolosayi igice cya 28 yaravuze ngo niwe twamamaza. Niwe tugira gute? Nta wundi ushaka kwiyamamaza aziyamamaze, ariko ntabwo azatorwa nka Kristo, kuko Yesu niwe twamamaza kandi yaranamamaye. Imana ishimwe. Haleluya. Ijambere mukundira Yesu akunda uwo banze. Vuga ngo nange arankunda kuko abantu banyanga. Kutabivuga wowe bite? Tubumbe Bibiliya twese. Tubumbe Bibiliya turebe hano, tugire iyerekwa rirebana, tugire iyerekwa rireba imbere, kandi nibyo koko. Akunda uwo banze. Icya kabiri Yesu mukundira, abantu barakuvuga amagambo menshi bakagusuzugura, bakagutaranga, bakaguseza, bakakuvuga ibiriho n'ibitariho, ariko Yesu we avuga ijambo rimwe akavuga ngo humura ndagutabaye. Komera Yesu amashyi mutugusewe. Bakagusuzugura ariko yarangiza akavuga ngo humura mwana wanjye ndagutabaye. Sinitaye kuri ayo magambo, sinitaye kuri ako gasuzuguro, sinitaye kuri bya bindi byose. Haleluya. Yitaye kuri wowe, ntabwo yitaye kuri abo, yitaye ku ijambo kubwiye ngo mwana wanjye humura ndagutabaye. Urabyumvise neza? Gusakura amaboko ushimira Imana. Abadafite amaboko bo barayazinga nta kibazo, ariko Imana yahaye bakayishimira. Tuzamure cyane tuyishimire, kuko niyo mukozi w'umuhanga, niyo yonyine ibasha kugira icyo ikora ikagishyira ikagikomeza. Hanyuma icya gatatu Yesu mukundira nawe ukwiriye kumukundira, ndi kumwamamaza kugira ngo umwemere. Niwe nzira riri mu ijambo ry'Imana, riri mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Yohana ibice 11:6. Aravuga ngo ni jye nzira, ni jye kuri, ni jye bugingo. Haleluya. Ariko wanyemerera ugahuza ibiganza ukamushimira kandi ibiganza byawe kandi ukuganira n'uyu munsi kandi uzakuganira n'ejo. Haleluya. Imana ikamuha impundu ababyeyi baje gusenga. Haleluya. Izo mpundu nazo zikire gute? Zigaragare imbere y'Imana. Ababyeyi muvuze impundu tuyishimire, tuhuze ibiganza tuyikomera hasi. Niwe kuri, niwe bugingo. Haleluya. Yeganeza umuntu mwegana mubwire ngo humura. Ongera mubwire ngo humura. Gira bwa gatatu uti humura. Komera Imana amashyi y'ubyumvise hanyuma icya mbere, iyo uri hagati buri wese agufataho ijambo, ndetse na wa wundi warushaga icyubahiro akwicaza hasi ku gatebe cyangwa ku mukungugu, akakumanukura wese kugeza igihe wumvise koko nawe wasereye. Haleluya. Hagati rero ntabwo nababwiraga hagati nk'ahangaha mwabonaga, ahubwo ndashaka kubabwira hagati nk'ibintu bikuzengurutse bikubuza kwinyagambura ngo wishime, bikubuza gushima Imana, bikubuza kugira amahoro mu mutima wawe. Aho niho hagati. Bibutsa abagabo bangahe bari bari hagati? Reka mvuge batatu nibura b'ingenzi ducunguze uburyo umwete. Pawulo yabivuze neza mu Efeso 5:16 avuga ngo mucunguze uburyo umwete kuko iminsi ari mibi. Hanyuma umugabo wa mbere wahuye na hagati w'ubuzima yitwa Dawidi. Muzamusanga muri Samweli 56 aho yari ari Abafilisitiya bamugoteye hagati. Hagati ntabwo atinya isezerano Imana iguha. Hagati ntabwo atinya amahirwe wawe ufite mu buzima. Hagati ntabwo wayitinya ahazaza hawe heza. Hagati haraza, ariko nagira ngo mbabwire ngo umuntu ubaye hagati ntabwo ajya kwisobanura. Haleluya. Ushobora guhura n'umuntu akakubwira ngo urinda, warangiza ugatangira kumusobanurira ngo uyu mugabo akaba aguteye urushyi. Kubera uri hehe? Kandi ukuri kose kuba kurigaragaza ko yagize gute, ko nta kintu na kimwe ufite, kubera ko uri hagati. Hanyuma rero nagira ngo mbabwire, Dawidi ageze hagati nta kindi yari gusobanura imbere y'Abafilisiti. Baravuze ngo uyu nguyu ni wa wundi baririmbaga, ababyeyi barumvise bamuririmba i Yerusalemu yose bavuga ngo uyu nguyu ni wa wundi ngo Sawuli yishe ibihumbi, Dawidi
wegeranye mu cyumba cy'akenge umenye kuri hagati. Kubera iki? Yamenye akenge ahita atangira kuba umusazi, atangira guharamba ku nzugi, acyura urukonda, atangira gutembagara, atangira kugenda guhagwana nk'umuntu utagize ahajya. Barangije bahita bavuga ngo iki kigabo cy'igisazi mugikura ahangaha. Ageze kuri iyo Zaburi ya 56:9 aravuga ngo ubara kurorotara kwanjye. Aba bana mu kuri Bibiliya burebe hano. Ubwo Bibiliya hano, hanyuma n'abandi twese turebe hano. Ubyandike n'ufite agapapuro ho biremewe, ariko niba utari kwandika kurikira hano. Amaso y'umutima, amaso y'umubiri nabyo bikorane kugira ngo twakire ubutumwa Imana yaduteguriye kuri uyu munsi. Aravuga ngo ubara kurorotara kwanjye, amarira yanjye wayapimye mu icupa ryawe, mbese ibyo ni ibyanditswe mu gitabo cyawe. Haleluya! Imana ipima n'abarirurira. Imana igiye gute? Amarirurira reka tumwe turebe. Amarirurira nibwo buhamya bwawe bw'ejo. Haleluya! Mutinye kuba hagati, kuko hagati uba wavuye inyuma. Mbibutse ko uyu ugeze hagati uvuye Pasaka yacu nitwibutsa amaraso y'umwana w'intama, niyo yadukuye mu Egiputa aho Satani yinjira. Nimuze twese tumuhimbaze, kuko yemeye kudupfira cyo. Yesu atuyemo na rwa rusika, yatumye nanjye Pawulo ninjira. Yesu atuyemo na rwa rusika, yatumye nawe witwa gutyo winjira. Nimuze tumuhimbaze, kuko yemeye kudupfira cyo. Yesu atuyemo na rwa rusika, yatumye natwe winjira. Haleluya! Haleluya! Dawidi ari hagati abumva biteza, arahoboma, araramba ku nzugi, akira urukonda, bamwita umusazi, arabyemera, ariko yari uzahinduke umwana wa Isirayeli kandi akaba igishyitsi Yesu yegamiyeho. Yesu agita igishyitsi cyane cya Dawidi. Komera Imana amashyi, itwemereye kubigenza. Imana ishimwe. Umugabo wa kabiri ni uwitwa Hezekiya. Muzasoma muri Yesaya 36. Muzasangaho umugabo witwa Jenerali Rabushaki mu mvugo z'ubu, watumwe na Senakeribu umwami wa Ashuri, amutuma kuri Hezekiya umwami wa Isirayeli w'Abayuda. Amutumye kugira ngo asuzugure gusa Hezekiya, amumanukure, amushyire hagati, amusuzuguze, amuvuge nabi, amushyire hasi, amurambike, amukubitire hasi nk'uko amuhindura n'akana k'agahinja. Izo mvugo z'ubu. Arangije aregera Abisirayeli, agera ku ntumwa, arababwira intumwa za Hezekiya, abari bamuhagarariye bose. Nagira ngo turebe hano, wowe wubitse umutwe reba hano. Niba urwaye umugongo eguka ukoreho. Yesu arakora igitangaza kuri uyu munsi, ariko sinshaka ko umuntu wese yubika umutwe kandi nawe ugahanurana nanjye. Haleluya! Nawe uri umuhanuzi kubera ko Yesu ari muri wowe. Nawe haleluya! Pawulo aravuga mu mwigisha n'umwigishwa bose bagabana ibyiza imbere yande, imbere ya Pawulo, imbere ya Abrahamu, imbere ya mwarimu, imbere ya Konstantesi, imbere ya Alisi, imbere y'Imana. Haleluya! Haleluya! Murebe hano rero, nta n'umwe uri buhure icyo Imana yamuteguriye kuri uyu munsi.
bamushyize hagati, ariko aho hagati haragoye, ariko nanone nubwo hagoye hari uduhagati witwa Kristo, akaba ari we murengezi, akaba ari we mutabazi. Haleluya! Iyo mutamugoye aravuga kubwanjye by'ubwanjye nzi ko umucunguzi wanjye ariho. Haleluya! Natwe rero turamufite hano, araduhagatiye, ari impande zose, ari iburyo, ari ibumoso. Saduraka na Meshaki na Abedenego bari hagati mu muriro, Yesu yagezemo, hanyuma Nebukadineza ararebera ati ndareba, ati ariko harimo abantu bane, ishusho y'uwakane. Haleluya! Ishusho y'uwakangahe? Ishusho y'uwakane irasa n'umwana w'Imana. Komera Yesu amashyi kuko ari kumwe nawe. Ahari bamushyize hagati mu muriro w'ibibazo, ahari bashyizwe hagati y'umuriro w'igisuzuguriro, ahari bashyizwe hagati y'ubuzima uri kubona nta kigenda, ibyaha byakubereye hagati. Ariko nagira ngo uyu munsi muvuga ngo utanga itangazo rivuga ngo uko hagati yari kumwe nawe, nyemerera uyu munsi umwizere kandi numwemerera gukorera igitangaza kidasanzwe kuri uyu munsi. Ntabwo bisanzwe. Mwigeze mubona kuva naza aha ngaha n'ubwa mbere dutane tugataramira Imana kugeza kuri uru rwego, barimo bagatera amakorasi ay'umuramba ari iburyo n'ibumoso, agashyiramo ikinimba. Turi Imana icyubahiro, dupepere Yesu. Haleluya! Hiza y'umushimire, tera haleluya ntibyumvise neza. Nagira mubwire ngo uje akuzaniye inkuru zigushyira hagati, ntuzajye wisobanura imbere ye ngo kugenda n'ingano mu bintu n'ukuri ngo ngewe ngo mbazira ubusa, muri kungubanya bamvuga nabi ngo nta nubwo nzasubirayo. Uri hehe? Uri hehe? None nuko hagati ye n'indi yagiye ugereza mu Baheburayo 10:8 aravuga ngo kuko ubwe yababajwe no kugeragezwa gukomeye gutyo azabasha no gutabara abageragezwa bose. Imana ishimwe. Haleluya! Arangije Hezekiya itajya gusenga nta kindi yagombaga gukora. Nawe nagira ngo mubwire ngo wagize neza ubwo waje. Vuga ngo nagize neza ubwo naje. Bikomangeho, bikomangeho. Vuga ngo nagize neza ubwo naje. Nagize neza ubwo nagize gute? Ubwo naje. Imana ishimwe. Hanyuma rero arasuzugurika kugera ku rwego bimucanze, bigeze aho bimugoye, abura icyo avuga, abura ayakira, abura ayamira. Arangije ajya gusenga Imana, Imana irangije iramubwira ngo guhera nonaha kuko wansabye kukurengera nanjye ndabikwemereye. Haleluya! Kuko wansabye kukurengera nanjye ndabikwemereye. Haleluya! Waje kugira ngo Imana ikurengere, bwira uwo mwegeranye ngo Imana irabikwemereye. Ariko byumvise byateye haleluya. Mbese mufashwa mufashwamo. Haleluya! 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 Kuko yasabye kukurengera, none irabikwemereye. Imana irabikwemereye, ntugire ubwoba, ukiri ubwoba. Hanyuma Imana ibimwemereye, hari ibintu bitatu yakoreye uwitwa Senakeribu. Icya mbere yaramuhururije. Vuga ngo Imana iranabahururiza gute? Yesaya 2:7 baravuga imigambi yabo izagira gute? Ntabwo izagira gute? Baragambira ariko bakagambira kugambana, ariko Imana ikatugambira